Avec une poignée de fer. Umusozi w'ingoro niwo hantu h'ingenzi kurusha ahandi ku Bayahudi. Turakomeza kureka gushyira ukizana ku Bayisilamu no ku Bakristo, ariko nanone n'Abayahudi nabo bazazamuka ku musozi w'ingoro, kandi abazana iterabwoba bagomba gutwazwa igitugu. Uku niko mbyumva, kandi ibyo tubona ubu ntibisanzwe. Ni ukwibaza ibizaba mu byumweru biri imbere, ariko ibiri kuba ubu ni iby'umwihariko. Nanze kongera kuvuga agashya. Ni ukureba aho bigana mu byumweru biri imbere. Ni ukuri biteye muzunga iyo ukurikiye gahunda y'iyi guverinoma nshya. On est un peu pris de vertige quand on voit les projets du nouveau gouvernement. Ntabwo ingoro ebyiri z'Imana zishobora kubangikana mu gihe kimwe. Iriya ngoro impamvu yasenywe mu mwaka wa 70, imyaka 40 Yesu asubiye mu ijuru, nuko Imana yashatse kusenywa kuko yatangije ingoro yubakiye ubwayo itubatswe n'amaboko y'abantu, ari wowe nanjye, ari ryo torero. Ibintu byose bazabikora kugira ngo iya misigiti bayivaneho, bubaka ingoro yabigiraga gatatu, nuko ingoro imaze imyaka 200 yubakwa n'umuka wera, ari ryo torero, ari wowe nanjye. Haleluya! Abantu bose bakijijwe bo mu bihe byose. Ni kuvuga ngo iyi ngoro rero igira ibise iyayibishije. Iyi ngoro itorero ry'Imana tumaze gusomerwa hano igira ive mu nzira, noneho ya yindi yavuye mu nzira yayo mbere igaruke. Niyo mpamvu ubona rero n'abariya bose bashikiye Isirayeli, banyamerika na Burayi, byatangiye kubarenga mu buryo bavuga ko bashobora gufata ingamba zikomeye zo kurwanya iriya leta. Abo mu rugo barakijwe bose. Ikibazo gikomeye rero, kuko impanda ivuze muratandukana forever, iteka ryo ryose. Icyo gikomeye, ibi mbabwira nibyo. Nimurangazwe n'ama actuality avugwa ngo Afrika hano na hana. Ibi nibyo umutima w'ibintu byose isi ihagazeho, kuko hariya n'imbaraga z'Imana zo zirarwana n'iza Satani kubera ejo hazaza hisi. Niko Petero avuga, umwami Imana ntabwo itinze isezerano, yihanganira mwebwe ntihagire urimbuka, ahubwo kwihangana kwayo kubatere kwihana. Uvuga ngo ibintu byarangiye, abo udashobora kugeraho basengere, abo ushobora kwandikira bandikire, ubabwize ukuri mu rukundo, kuko ibi bazabibona. Imana ntabwo izaguhana kubera ko batakijijwe. Imana yakubaza impamvu wahisha ukuri. Rero uyu ni umunsi wa nyuma w'iyi gahunda twashize imbere y'Imana, gahunda yo gushaka mu maso y'Imana dusengera uyu mwaka n'ibizawubamo byose. Impamvu nuko twizera ko Imana ari yo mugenga w'ibihe, kandi Bibiliya niko yita ni El Olam, le Dieu de tous les temps, Imana y'ibihe byose, nagihishwe mu maso hayo. Buri kintu cyose Imana irakizi kitarabaho. Twarasenze rero, twarisengeye ubwacu, twasengeye imiryango yacu, twasengeye itorero ry'Imana, twasengeye amahanga, twasengeye n'ibiriho biraba muri Isirayeli, aribyo niyo turi bubone mu kanya, kubera yuko ibiba hariya kuri ya butaka bwa Isirayeli. Kubaza Bibiliya birareba buri muntu wese uri ku isi. Ibi tushaka kubereka biro biraba muri Isirayeli, nawe birakureba, kuko amateka yahinduye isi kugeza uno munsi ni byabereye muri Isirayeli igihe Yesu yazaga. Nibiriho biraba ubu nabyo biro birategura ukugaruka kwe. Muraza kubyumva hano. Reka rero badushirireho video ya mbere.
Mais on va d'abord partir en Israël. Samedi soir, des milliers de personnes ont manifesté à Jérusalem, Haïfa, mais surtout Tel Aviv, pour s'opposer à la politique du gouvernement de Benyamin Netanyahou. Ils s'inquiètent aussi, ces manifestants, de voir les colonies israéliennes se renforcer dans les territoires palestiniens. C'est qui a appelé à cette manifestation autour d'un mot d'ordre: sauver la démocratie. Nous sommes avec Steve Jourdain, historien, journaliste. Steve Jourdain, bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous sur France 24. Ces manifestations de samedi étaient les plus importantes depuis la prise de fonction de ce gouvernement Netanyahou fin décembre, gouvernement le plus à droite de l'histoire du pays. Rero reka tubanze tujye muri Israeli. Kuwa gatandatu nimugoroba abantu ibihumbi bigaragambije i Yerusalemu ahitwa Haifa, ariko cyane cyane i Tel Aviv, kugira ngo barwanye politike ya guverinoma ya Benjamin Netanyahu. Bahangayikijwe cyane no kubona uduce tw'ubutaka bw'abanyapalestiniya bwigaruriwe na Israeli twiyongera. Bakaba bahuriye hamwe mu ntero imwe igira iti mutabare demokarasi. Turi kumwe na Steven Jordan, umuhanga mu by'amateka akaba n'umunyamakuru. Steven Jordan, waramutse. Wakoze kubana natwe kuri France 24. Depuis quelques années, il y a des manifestations régulières contre Benyamin Netanyahou. Là, c'est vraiment contre finalement les projets du nouveau gouvernement et pour la défense d'un mode de vie. Et c'est ça, à mon sens, qui est inédit dans le mouvement auquel on assiste. Maintenant, qu'est-ce qui va advenir dans les prochaines semaines? Ça, il est encore difficile de le dire. Mais on assiste à quelque chose d'assez particulier, pour pas dire encore inédit. Il faudra suivre vraiment l'évolution de l'opinion dans les semaines qui viennent. Imyigaragambyo kuwa gatandatu yari ingenzi kuva iyi guverinoma ya Netanyahu yatangira kuyobora mu mpera z'ukwezi k'Ukuboza. Guverinoma ifite impinduramatwara ikaba ihejeje inguni kurusha izindi zose zabayeho mu mateka y'iki gihugu. Kuva mu myaka myinshi ishize hagiye habaho imyigaragambyo isanzwe irwanya Benjamin Netanyahu, ariko noneho kuri iyi nshuro ni ukurwanya gahunda ya guverinoma nshya no guharanira uburyo bw'imibereho. Uku niko mbyumva, kandi ibyo tubona ubu ntibisanzwe. Ni ukwibaza ibizaba mu byumweru biri imbere, ariko ibiri kuba ubu ni iby'umwihariko. Nanze kongera kuvuga agashya. Ni ukureba aho bigana mu byumweru biri imbere. Ni ukuri biteye muzunga. On est un peu pris de vertige quand on voit les projets du nouveau gouvernement. Et ce gouvernement très à droite, il est tout de même symptomatique d'une dérive droitière de l'opinion publique israélienne. Comment expliquer le recul des idées de gauche dans la société israélienne aujourd'hui? Vous l'avez évoqué, hein, c'est le cas dans d'autres pays, notamment la Hongrie ou même les États-Unis. Oui, c'est un phénomène mondial, c'est un phénomène général. La spécificité d'Israël tient peut-être à la place qu'occupe la religion dans la société. Israël a été construit sur un consensus entre religieux et non religieux, et c'est cette démocratie, ce consensus démocratique qui a permis de faire en sorte que tout le monde puisse cohabiter, qu'il puisse y avoir un État national pour les juifs, mais aussi pour les non-juifs. Et c'est aujourd'hui ce consensus qui est remis en cause. Donc la spécificité, si vous voulez, de cette dérive, comme vous dites, de la société israélienne s'explique, à mon sens, par la place de plus en plus importante de la religion, mais aussi l'affaiblissement du socle démocratique, du socle du consensus sur lequel a été bâtie la société israélienne en 1948. Iyi guverinoma y'ubuhezanguni bwo hejuru igaragaza ibimenyetso byo guta umurongo ku bashigikiye ibitekerezo by'ubuhezanguni muri Israeli. Wasobanura ute uyu munsi gusubira inyuma kw'abaharanira amatwara ya demokarasi muri Israeli? Iyi guverinoma y'ubuhezanguni bwo hejuru igaragaza ibimenyetso byo guta umurongo ku bashigikiye ibitekerezo by'ubuhezanguni muri Israeli. Wasobanura ute uyu munsi gusubira inyuma kw'abaharanira amatwara ya demokarasi muri Israeli? Wabivuzeho, nicyo kimwe no mu bindi bihugu nka Hongrie ndetse na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Yego, ni ibintu bihuriweho n'isi ni rusange. Gusa umwihariko wa Israeli ni umwanya w'agaciro idini rifite mu buzima bwa Israeli. Israeli yubatswe ku masezerano yabaye hagati y'abizera amahame y'idini n'abatayizera. Rero nubwo bwumvikane niyo demokarasi yatumye abantu bose babasha kubana. Hashobora kubaho igihugu cy'abayahudi bizera Mesiya n'abatari abayahudi.
uyu munsi ayo masezerano ariyo yabaye intandaro y'ibyo turi kuvugaho. Rero umwihariko w'iyo nkomoko nk'uko wabivuzeho wa sosiyete ya Isirayeli ku bwanjye risobanura umwanya w'agaciro idini ryahawe, ariko kandi ko urufatiro rwari rwubakiyeho demokarasi n'amasezerano ya Isirayeli kuva mu 1948 rwatakaje imbaraga. Actuellement, la Maison Blanche, tiens, qui réagit à l'instant à une autre actualité dont nous allons vous parler. Tout changement du statu quo dans les lieux saints à Jérusalem serait inacceptable, prévient la Maison Blanche. Eh bien oui, parce qu'il avait prévenu et il l'a fait. Itamar Ben-Gvir, figure de l'extrême droite et nouveau ministre de la Sécurité nationale en Israël, s'est rendu sur l'esplanade des mosquées. Ça s'est passé en début de matinée aujourd'hui. Une présence vécue comme une provocation côté palestinien, où l'on dénonce une remise en cause de ce fameux statut qui prévaut sur les lieux saints de Jérusalem. Explication en image de Laura Rudo. Ubu ngubu ubutegetsi bwa Amerika hari icyo bwakoze ku yindi nkuru ngiye kubabwira. Impinduka iyo ari yo yose ku mahame yarasanzwe agenga ahantu hera i Yerusalemu kugeza ubu ntabwo yakihanganirwa, niko leta ya Amerika ibivuze hakiri kare. Niko biri, kubera ko nk'uko yari yarabivuze mbere yabikoze. Itamar Ben-Gvir, umwe mu bagaragara cyane mbere mu ishyaka ry'abahezanguni, akaba na minisitiri mushya w'umutekano ku rwego rw'igihugu muri Isirayeli, yagiye ahubatse imisigiti kare mu gitondo kuri uyu munsi. Kugaragara kwe aho hantu byafashwe nk'ubushotoranyi ku ruhande rw'abanyapalestiniya, aho bavuga ko ari ukudaha agaciro, ko nta kigomba guhinduka ku mategeko agenga imiterere y'uko aho hantu hera i Yerusalemu hafatwaga mbere. Le ministre israélien de la Sécurité nationale, Itamar Ben-Gvir, s'est rendu ce mardi matin sur l'esplanade des mosquées dans la vieille ville de Jérusalem, appelée Mont du Temple par les Juifs. Ubusobanuro mu mashusho na Laura Rudo. Minisitiri w'umutekano wa Isirayeli Itamar Ben-Gvir yagiye muri iki gitondo ahubatswe imisigiti mu gice cy'umujyi wa Yerusalemu ya kera ahitwa umusozi w'ingoro ku Bayahudi. Le mont du Temple est le lieu le plus important pour le peuple d'Israël. Nous maintenons la liberté de mouvement pour les musulmans et les chrétiens, mais les juifs monteront aussi sur le mont du Temple et ceux qui menacent doivent être traités avec une poignée de fer. Umusozi w'ingoro niwo hantu h'ingenzi kurusha ahandi ku Bayahudi. Turakomeza kureka gushyira ukizana ku Bayisilamu no ku Bakristo, ariko nanone n'Abayahudi nabo bazazamuka ku musozi w'ingoro, kandi abazana iterabwoba bagomba gutwazwa igitugu. L'esplanade des mosquées à Jérusalem-Est est un lieu sacré pour les juifs comme les musulmans. C'est le 3e lieu saint de l'islam et le site le plus sacré du judaïsme. En vertu d'un statu quo historique, les non-musulmans peuvent s'y rendre à des heures précises, mais ne peuvent pas y prier. Pourtant, ces dernières années, de plus en plus de juifs, souvent nationalistes, s'y rendent pour prier. Figure de l'extrême droite israélienne, Itamar Ben-Gvir a été condamné à plusieurs reprises pour incitation à la haine. Il défend l'annexion par Israël de la Cisjordanie et prône le transfert d'une partie de la population arabe d'Israël vers les pays voisins. Il s'était déjà rendu sur l'esplanade des mosquées en tant que député, mais ce mardi, c'était sa première visite en tant que ministre. Une provocation sans précédent selon les Palestiniens. Ahubatswe imisigiti i Yerusalemu hafatwa nk'ahantu haziririzwa ku Bayahudi ndetse no ku Bayisilamu. Na hagatatu mu hantu hera ku Bayisilamu, hakaba ahera kurusha ahandi ku idini ry'Ikiyuda. Hashingiwe ku mategeko ahagenga adahinduka mu mateka, abatari Abayisilamu bashobora kuhajya mu masaha yagenwe, ariko ntibashobora kuhasengera. Ariko muri imyaka ishize Abayahudi barushijeho, cyane cyane abahezanguni, kujya kuhasengera. Umwe mu bari ku isonga mu ishyaka ry'abahezanguni muri Isirayeli, Itamar Ben-Gvir, yagiye avugwaho inshuro nyinshi imvugo zihembera urwango, agaharanira ko Isirayeli yigarurira agace ka Cisjordania, agashyigikira kwimurira igice cy'abaturage b'Abarabu b'Abanyisirayeli mu bihugu by'ibituranyi. Yigeze kujya ahubatse imisigiti nk'umudepite, ariko kuri uwa kabiri bwari ubwa mbere ahasuye nk'umuminisitiri.
Nous prenons au sérieux le fait que le ministre extrémiste Itamar Ben-Gvir fasse irruption dans l'enceinte d'Al-Aqsa, car cela va affecter la situation. Nous considérons cette irruption comme une invitation officielle d'Israël à un cycle de violence sur le terrain qui sera difficile à contrôler. N'ubushotoranyi butigeze kubaho ku ruhande rw'abanyapalestiniya twafashe nk'ikintu kidasanzwe kuba Minisitiri Itamar Ben-Gvir yagaragaye mu mbago z'umusigiti Al-Aqsa kubera ibyo bigiye kugira ingaruka ku miterere y'ibintu. Dufata uko kugaragara kw'aho hantu nko guhamagarira ku rwego rw'ubuyobozi bwa Isirayeli uruhererekane rw'imvururu n'urugomo bizaruhanya guhagarika. Murumva ibintu aho bihagaze? Nawe ubizi rero uyu mwaka twinjiyemo nkuko mumvise ngo ari ibyumweru biri imbere, nawe ubizi bishobora kuba, ariko icyo tuzi gusa nuko turi mu bihe byahanuwe na Bibiliya. Ni kuvuga ngo umwami Yesu Kristo ari ku rugi. Ibi byose rero ni ibintu bitegura ibizaba cyane cyane nyuma y'izamuka ry'itorero. Icyo nshaka kuvuga ni iki: ntabwo ingoro ebyiri z'Imana zishobora kubangikana mu gihe kimwe. Ni ukuvuga ngo igihe cyose itorero rya Kristo ryari ritaravuka, hari ingoro y'Imana ku isi, ni kuri wa musozi. Mwabyumvise? Ingoro yubatswe n'amaboko y'abantu. Ariyo ngoro ya mbere Salomo yubatse, ari ahantu hari imisigiti, ishenywa na Babuloni, hanyuma yongera kubakwa n'abavuye mu bunyage. Iyo ni ya kabiri, ahandi nyine niyo Yesu yasanze rero, hanyuma nawe ahanura ko izasenywa, kandi yarasenywe imyaka 40 nyuma aho Yesu azamukiye mu ijuru. Hanyuzeho imyaka 40 gusa, abaroma barayitera, mu mwaka 70 barayisenya. Kugeza uno munsi nta ngoro Abisirayeli bafite. Baratatanywe mu mahanga, bamara imyaka hafi 2000, ariko baragarutse. Igice kinini cy'Abisirayeli bakiri mu mahanga bari wabo, ariko uriya musozi w'ingoro barawufite ko uri muri Yerusalemu bigaruriye ya kera, ariko nta kintu bakora ku musozi w'ingoro mu gihe cyose ya misigiti gihagaze. None rero ikintu ushobora kumenya ni iki: ni kuvuga ngo iriya ngoro impamvu yasenywe mu mwaka wa 70, imyaka 40 Yesu asubiye mu ijuru, nuko Imana yashatse kusenywa kuko yatangije ingoro yubakiye ubwayo, itubatswe n'amaboko y'abantu, ari wowe nanjye, ari ryo torero. Ntago ndi bubwirize nibyo dusoma n'urwanga gusa, utahane n'ibindi bigufasha kuri ibi tumaze kumva. Vuba vuba Abefeso ibice 2 mwageze. Haleluya. Badusomere ku murongo wa 19 tugeze kuri 22. Reka neti mukunda dusomere. Nuko ntimukiri abashyitsi n'abasuhuki. Uwo ni twebwe batubwira, nago tukiri abashyitsi ko mbere kuko amategeko ya Mose twarabashi n'abanyamahanga. Ntimukiri abashyitsi n'abasuhuki, ahubwo muri ubwoko bumwe n'abera, ndetse murabo mu nzu y'Imana, kuko mwubatswe ku rufatiro rw'intumwa n'abahanuzi, ariko Kristo Yesu niwe buye rikomeza imfuruka. Muri we inzu yose iteranijwe neza irakura ngo ibe urusengero rwera mu mwami Yesu. Muri we namwe murubakanwa kugira ngo mube inzu yo kubabwamo n'Imana mu mwuka. Amen. 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 Habaye gusenywa ingoro y'amabuye. Amen. Kugira ngo Imana itangije y'umwuka, ari ryo torero rye. None rero bene mbere yo kugenda mumvirize, none nimba dutangiye kumva ko ibintu byose bazabikora kugira ngo iya misigiti bayivaneho, bubaka ingoro yabigiraga gatatu, nuko ingoro imaze imyaka 2000 yubakwa n'umwuka wera, ari ryo torero, ari wowe nanjye. Haleluya. Abantu bose bakijijwe bo mu bihe byose. Ni kuvuga ngo iyi ngoro rero igira ibise iyayibishije. Iyi ngoro itorero ry'Imana tumaze gusomerwa hano igira ive mu nzira, noneho ya yindi yavuye mu nzira yayo mbere igaruke. Niyo mpamvu ubona rero
n'abariya bose bashikiye Isirayeli banyamerika na Burayi byatangiye kubarenga mu buryo bavuga ko bashobora gufata ingamba zikomeye zo kurwanya iriya leta. Twarabasomeye ejo ko handitse ngo nzakoranya amahanga ateriye Yerusalemu. Rero icyo nshaka kubabwira niki, nimba tumaze kubona ibi biriho biraba ubu, tukaba tuzi yuko ingoro ya kabiri yari yubatswe ariyo Yesu yasanze ihari Yerusalemu kuri wa musozi, ikaba yarashenywe mu mwaka wa 70 nyuma ya Yesu, uvuga ngo hashize imyaka 40 Yesu agiye mu ijuru. Tukaba twumvise ko abayuda bavuye mu mahanga baragarutse iwabo, Yerusalemu ya kera barayifite, ariko umusozi w'ingoro kuva mu mwaka wa 600 niho iriya misigiti iri hariya. Imazeyo imyaka ingahe? Imyaka isaga 1,400. Iriya misigiti imaze hari imyaka isaga 1,400, kuko yari ihari abayuda baratatanywe badafite igihugu, runo baragarutse bafite umusozi w'ingoro, ariko ntibashobora kujya hariya kuko nta ngoro yabo bafite, hari misigiti. Kandi amateko ya Mose aravuga ngo nta handi mukwiye kubaka ingoro ni hariya. None ubu rero turiho turabona rero ko iriya leta yaje, nibwo bwa mbere iza mu mateka leta nk'iriya. Wumvise ko uriya yigeze kuba ambasaderi, umunyamateko yavuze ngo bariya ntago bagondwa, bazi ko mitima yabo bariho barakora ikimana ivuga, bahagaze mu mahame y'idini, kuvuga ngo baraza guteza intambara iriya misigiti bayisenye, babone uko bubaka ingoro ya gatatu. Ariko ikintu batahana niki, nimba tukomeza kumva iby'ingoro ya gatatu, apana kumva gusa, twebona imyiteguro. Nuvuga ngo ingoro imaze imyaka 2000 umwuka wera yubaka, ariyo toro rya Kristo ryo riraba mu gihe cya nyuma. Umwanya wose impanda yavuga, mu kanya ko guhumbya tugisanga turi imbere y'umwami. Rero ntago bikiri ibintu byo gushidikanya, ibi ni ibintu biriho biraba. Bibiliya yawe iri d'actualité, iri irasozwa mu maso yawe. Nimba uri mu itoro rya Kristo, niyo nshaka kurangirizaho. Nimba uri mu itoro rya Kristo, dore cyumuka kugira umugoroba. Haleluya. Muracyashidikanya? Ahubwo harimo umunezero ko Yesu tugira tumubone, hariho kandi n'ubwoba, kuko nuriya mugabo ubwe aravuga afite ubwoba ko ntabwo abona ibintu aho bigana. Reka tusome vuba mu rwandiko rwa mbere Yohana yanditse ibice 3 ku murongo wa 3. Ndibaza yuko bitagoye. Mwite Yohana wa mbere 3:3. Yesu neti muguno, uracyafite akabaraga ko gusoma nibi bintu twamaze kukurigira. Ntabwo wendi mushisi wowe birakomeye. Ushobora no kutagira mu rwego umwanya, kuko ushobora kubanza gusoma impanda ikavuga. Abo mu rugo barakije bose. Ikibazo gikomeye rero, kuko impanda ivuze muratandukana forever, iteka ryo ryose. Icyo gikomeye. Ibi mbabwira nibyo. Nimurangazwe n'ama actualité avugwa ngo Afrika hano na hana. Ibi nibyo umutima w'ibintu byose isi ihagazeho, kuko hariya n'imbaraga z'Imana zo zirarwana n'iza Satani kubera ejo hazaza hisi. Amen, amen. Bakundwa, ubu turi abana b'Imana, ariko uko tuzamera ntikurerekanwa. Icyakora icyo tuzi nuko Yesu niyerekanwa tuzasa nawe, kuko tuzamureba uko ari. Amen. Komeza. Kandi ufite ibyo byiringiro muri we yiboneza nk'uko waboneye. Amen. Amen. Ni igihe cyo kwiboneza. Kwiboneza nukwe gukuraho akanda ko kose. Ukwiye rero kwiboneza, kuko utejejwe ntabwo azamubona. Abantu rero bashaka kurangiza, kera Israeli itarongera kugaruka mu gihugu cyabo, impuguke muri teologiya baranditse amatoni y'ibitabo bavuga ko Israeli ya kera Imana yarayivumye
yarazimangatanye nizongera no kugaruka ngo ahubwo ibintu byose dusoma kuri Israeli tubyishireho tw'igitorero. Iryo ni idini rya Gatolika, abateoloji babo niko bavugaga, kuko n'ubundi nta kintu cyerekana ko bazagaruka, kuko barinje mu mahanga nabo bafata za nationalité ubwene igihugu bw'amahanga, bumva ko Israeli ya kera byararangiye. Ahubwo ni dusoma Israeli muri Bibiliya, ayo masezerano tuyishireho twebwe itorero, kuko Israeli ntabwo izagaruka. None mu 1978 Imana ibereka ko ari Imana. Icyo bari bazi ko kitazagaruka babona kiraje. Bya bitabo byuzuye amabiblioteki n'ibiki bikwiye gutwikwa. Si ibyo gusa, ikindi gisigaye niki nuko ntabwo ari kugaruka gusa, ahubwo bagarutse bongera kuba ya Israeli, aho bakwiye no kwigarurira ikintu cyabahuzaga n'Imana yabo, ingoro. Ibi rero kuri twebwe rero biraduha imbaraga zo kuvuga ngo ntabwo twayobye, biraduha imbaraga yo kumenya ko ibyanditswe byera ni bizima, biraduha imbaraga yo kumenya ko umwami wacu ari hafi. Haleluya, haleluya. Biraduha imbaraga zo gusuzugura ibishuko by'isi, biraduha imbaraga zo kubwira abandi bose babe tayari, kubera yuko igihe cyose turatandukana n'abavandimwe n'abantu bose badakijijwe, kuko impanda irasobanura ibintu. Babiri bazaba bari mu buriri bumwe, uwo n'umugabo n'umugore, umwe arejejwe untihejejwe, hanyuma uwatejwe azasigara. Babiri bazaba bari mu murima bakora, umwe azasigara undi agende. Babiri bazaba bari ku rusyo, umwe azasigara undi agende. Yesu yarabisubiyemo arabishemangira ngo kandi mumenye ngo uwo munsi uzaza nk'umutego ngo kubatuye isi yose, ngo mube maso musenge kugira ngo muronke imbaraga zo guhagarara. Kiryo gihe turi muri bavandimwe, uyu munsi hari ibintu byinshi byihuta ku isi bivugwa, nturangazwe n'ibyo. Wowe fokasinga, shira amaso ku byanditswe byera no gusohoza kwabyo. Amashimeje ku mwami Yesu. Murakoze rero mwebwe mwafashe iminsi 3 yo gusenga twiriza, ntibigarukiraho, tukomeze kuguma muri uwo mwuka wo gushaka Imana. Nuko kwiriza guhagaze, ariko dukomeze mu mwuka wo gushaka Imana. Musengere imiryango yanyu bavandimwe, musengere inshuti. Haleluya, haleluya. Mubasengere mufite n'agahinda, kubera yuko ibi bintu Imana irabiberetse mwebwe kugira ngo mubimenye. Jye navuze vuga ni icyama ibi bintu byerekwe isi yose, ariko apana kubereka gusa ko barabibona mu televiziyo, ahubwo bahabwe n'ibisobanuro, ibisobanuro byo mu buryo bw'umwuka, kugira ngo Imana yikirize benshi bashoboka. Ariko rero niko bimeze, hahirwa mwebwe rero mwabyumvise, ariko nibitabagirira akamaro bizabiteye agahinda. Amen, haleluya. Jewe mu mutima wanjye conviction mfite nuko iyo tubonye twuryamye tukabona twabyutse, tumenye ngo na kandi gahe gato Yesu yakuruye ngo nuri yayihanakizwe. Niko Petero avuga ngo umwami Imana ntabwo itinze isezerano, yihanganira mwebwe ntihagire urimbuka, ahubwo kwihangana kwayo kubatere kwihana. Uvuga ngo ibintu byarangiye, nimba Imana ivuga ngo nejo muzaba muhari hano muri isi, no ku cyumweru tukana turahari, no kuwa mbere, ntibaze ngo nibindi, ni Imana ikurura kwihangana kwayo ngo nuriya nawe akizwe. Ariko apana uriya gusa ngo urubanza ruzahera mu nzu yayo, ahubwo iravuga ngo mu nzu yanjye baracyasinziriye, mu nzu yanjye baracyakerensa agakiza. Mbere yo kureba mu isi, Imana ireba mu nzu yayo. Ese abo nzaza gufata bo bahagaze bati? Namwe nimurebe rero, bamaso, kanguka, kangura n'abandi, sengera abavandimwe, babwire. Amen, mu bugwa neza, kuko ibi ubabwira nibatitegura ngo bakizwe bazabibamo, nyuma y'iteorero bazabibamo, ariko ntabwo bazakuvuma, bazavuga ngo niwe yatubwiye, ni twebwe twabaye nk'abakwe ba Loti, yari yatubwiye, ni twebwe twabaye nk'abakwe ba Loti, barabikeresheje ibyo amarayika bavuze ngo tuje kurimbura Sodoma, umuriro mu gitondo kare pa uratwika umuyonga. Nuno munsi abashakashatsi baragiye aho Sodoma na Gomora, narahageze
bapimye ngo umuriro watwitse hano ngo ntabwo ari umuriro wapimwa n'ibikoresho by'abantu, kuko ni umuriro waturutse mu ijuru uratwika. Ubu rero imyuka yabo itegereje izuka ryo kujugwa mu rutazi. Ibaze gutwikwa kabiri batwiswe n'umuriro wa Sodoma, none bazatwikwa umuruta utazima. Ibyo ni ikintu gikomeye cyane. Uyu munsi rero gigira umutwaro w'umugabo wawe atarakizwa. Ntuzajye wumva uri fiere kuza mu ituro wenyine nta mugabo wawe. Uramukunda wowe koko? Ntabwo ari wowe umurokora, ariko musengere umugire umutwaro. Amen, haleluya. Aho kugenda hariya ku musatsi ngo sheri ngo baby ngo biki ibyo mubyihorere. Mwe mumva ibyo nibyo bizamurokora. Ngo kazima twikundanira ngo ntacyo ngenda mu rusengero ngo ariko ngo kazima yewe ntabwo ni marayika koko. Ngo abandi bavuga ngo umugabo ngo yandaje kunkekeka wanjye turakundana. Ubwo si urukundo. Iyo umenye umuntu kimutegereje ko ari kibi uramubwira, uramusengera, ibyo mubivemo nta miteto. Niyo mpamvu nafashe umwanya wo kubashakira ibi kugira ngo mukanguke. Imana ihabwe icyubahiro. Abo udashobora kugeraho basengere, abo ushobora kwandikira bandikire, ubabwize ukuri mu rukundo, kuko ibi bazabibona. Imana ntabwo izaguhana kubera ko batakijijwe. Imana yakubaza impamvu wahisha ukuri, impamvu utabagiriye kubise, utabasengeye, kuko ntabwo ari urokora, ni Yesu arokora. Ariko hari icyo bivuga, dukorana nawe. Ubu rero nuve hano ugende usubira hariya ngo umugabo wanjye kwazina turakundana, ngo umudamu wanjye ngo biki, numva kuvuga ngo ni sheri murakundana. Ugize amahirwe wo impanda ya Yesu ukavuga ukazamuka, wagasigara aza kuvuma nazigara navuga ngo wari sheri, azavuga byarya, azavuga ngo iyo afuma ankurura amatwi akangeza hehe, akangeza kugakiza. Abizera ko bazazamuka n'impanda ni bande? Nanjye ndabyizera. Nitugerayo uzongera umbaze amagambo, umbaze ko ibyo navuze ari ibyo. Uzasanga ibyo navuze yari ibyo, yuko abo twasize inyuma tutaburiye, tutasengeye. Wabyumvise? Ye byose bazatuvuga nabi. Wabyumvise? Bazatuvuga nabi kuko bazaba bari mu kaga gakomeye. Wabyumvise? Hanyuma nashaka kubabwira ikintu kimwe. Murabona igihe Imana yavanye Abisirayeli muri Egiputa, muri ryajo baryaga Pasika, sibyo? Bavuye muri Egiputa, basiga muri Egiputa hatangiye icyunamo. Umviriza, igihe Imana yavanye Abisirayeli muri Egiputa, basize muri Egiputa hatangiye icyunamo cy'abana b'imfura. None ko ibya Abisirayeli ari ibyo tureberaho ibyacu mu mwuka, natwe Imana nituvana muri iyi si mu mwanya wo guhumbya, tuzasiga nibande se bazaba mu cyunamo? Nuriya mugabo wawe utigeze ugira umutwaro, niba ari abana bawe bari mu biyobyabwenge utigeze ugira umutwaro, niba ari abantu utarabwira ufite umwenda wo kubabwira. Niyo mpamvu Pawulo yavuze ngo mfite umwenda w'abantu bose, ntabwo ari umwenda w'amafaranga mbafitiye, ngo ni umwenda wo kubabwira agakiza. Ukwiye gusengera abo bantu, abaho ukababwira, hanyuma tuve mu buryarya bwa sheri biki byose, kandi tutazi ko icy'ingenzi nacyo bafite. Reka tubahe umugisha, ubuntu bw'Umwami wacu Yesu Kristo n'urukundo rw'Imana no gusabana n'Umwuka Wera bijyana twese. Amen. Shalom shalom. Mwiboneze nkuko nawe aboneye.